Umugabo yari afite umugore maze babyarana abana 7 b'abahungu. Uw'imfura yari mu kigero cy'imyaka 10. Umwuga w'uwo mugabo wari uwo kwasa inkwi maze akazigurisha udufaranga two kubatunga. We n'abiwe bose bari abakene cyane, bagahora bafite umutima uhangayitse kuko batashoboraga kubona ibitunga abo bana uko ari 7, kandi nta n'umwe muri bo wari ugejeje igihe cyo kwirwanya. Icyarushagaho rero kubatera agahinda ni uko umwana wabo w'umuhererezi yahoraga abateye impungenge, ntagire ikintu kimushishikaza, agahora yigunze kandi ntavuge. Iyo yakoraga igikorwa cyiza biturutse ku mutima mwiza yari yivukaniye, we yibwiraga ko akoze ikintu kidatunganye. Yari mugufi cyane ku buryo yareshyaga n'urutoki rw'igikumwe, maze bakurizaho kumwita Nyangwe. Uwo mwana bari baramwishyize mu mutwe ikibi cyose gikozwe muri urwo rugo kikaba ari we cyitirirwa. Nyamara ariko niwe warushaga bakuru be ubwenge n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Ntiyarashamahadutse, yavugaga make ariko akumva menshi. Bukeye amapfa aratera, inzara irabiyogoza rwose muri icyo gihugu. Urumva nawe umugabo wari ufite abana bagera muri 7 ko bitari bimworoheye na gato. Ntiyarashoboye kubahahira ngo abone ibibatunga. Ntibyari bimworoheye rero, ariko akomeza kubahahira, ageze aho abura ibibahaza kubera igiciro cyari cyarazamutse. Muri icyo gihe rero, bitewe n'inzara yari yarabiyogoje, yari yarabaye ikirimbuzi, umugabo amaze gushoberwa yigira inama yo guta abo bana mu ishyamba. Inama amaze kuyuzuza ntiyayihisha umugore we, ahubwo ayihisha abana be. Mu ijoro yararaye ari bujye guta abo bana muri rya shyamba, umugabo akangura umugore we kugira ngo amubwire inama yari yungutse ku kibazo bari bamaze iminsi bibaza cyerekeranye n'uko bakwiye gutunga abo bana. Ubwo ariko abana bari baryamye kare. Umugore amaze gukanguka, umugabo abwirana agahinda kanini ati, umva rero mugore wanjye, urabona neza ko tutagishoboye gutunga bariya bana. None niyemeje ko nzajya kubata muri rya shyamba njya nasamo inkwi. Bazagenda baribwe n'inyamaswa aho kugira ngo nzabone inzara ibansinda mu maso. Ibyo bizanatworohera cyane, kuko mu gihe bazaba bahugiye mu guhambira inkwi tuzabihisha, maze nibahindukira basange tutagihari. Ntimuyobewe rero namwe impuhwe z'ababyeyi. Umugore yamaze kumva ayo magambo akubitwa n'inkuba, maze asubiza umugabo we ati, ubwo se ibyo uvuze bikuvuye ku mutima cyangwa hari ukundi wabaye? Nta n'isoni biguteye? Iryo risubiza aho urikuye. Wowe se ko uri mukuru, hari aho wabibonye? Ni wowe ugiye kuzaba nyamuhambara babona koko? Umugabo aho kugira ngo yumve neza igisubizo cya kibyeyi umugore amuhaye, atangira kumutwama avuga ati, umva nawe ubwenge bw'abagore. Ubwo se abo bana tuzabatungisha iki? Njyewe nta kundi natekereje, byarangiye. Ndetse byuka witegure nawe kuko tujyana. Singiye kuzabona abana banjye bapfa urw'agashinyaguro. Ubwo ariko Nyangufi ibyo ababyeyi be bari barimo baganira byose yari yabitaye mu gutwi kare. Yari umwana uzi ubwenge butangaje, kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumvira ku buriri bwe ibyo se avugana nyina, abyuka buhoro, maze ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaramo kugira ngo ashobore kumva ibyo bavuga. Yamaze kubyumva neza asubira ku buriri, ariko ntiyarushya agoheka, ahubwo arara atekereza uko agenza kugira ngo we n'abakuru be bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Mu museso wa kare abyuka ajya ku nkombe z'umugezi wari hafi y'iwabo, ahatoragura utubuye twera, atuzuza udufuka twe, maze agaruka imuhira. Ntibyatinze rero buba burakeye neza. Nuko wa mugabo abyutsa umugore we n'abana, ariko akaba yanogeje inama yo kubabwira ko noneho bari bumuherekeze bakajyana kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka, nabo barabyuka. Arababwira ati, uyu munsi muramperekeza na nyoko
kugira ngo muntwaze inkwi. Umwe arazana izo ashoboye, hanyuma tuzigurishirize hamwe, wenda hari noneho amafaranga yaba menshi. Abana babyumvise bishimira kujya kureba aho hantu se ajya kura inkwi, kandi bishimira kujyana n'ababyeyi babo. Nuko bahera ko babona iz'ishyamba, ariko Nyangufi yirinda kugira icyo abwira bakuru be mu byo yari yumva. Nuko basesera muri rya shyamba. Iryo shyamba ryari inzitane ku buryo nta muntu wabashaga kubona undi iyo yabaga amusizeho intambwe nk'icumi. Ubwo ari nyina w'aba bana yasaga n'uwaciye, kuko yari azi ibigiye kubaho kandi adashobora kubakiza cyangwa se ngo ababurire. Binjira mu ishyamba, nibwo Nyangufi yatangiye kugenda anaga twatubuye aho se abanyujije. Barinda kugera mu ishyamba rwagati. Se atangira gutema ibiti no kubisatura. Yereka abana hirya ye gato aho barunda imyasi. Nuko abana batangira gutunga inkwi bazirunda no gushaka imigozi yo kuzihambira. Uko bazitunda bazirunda, niko se na nyina bakomezaga gucengera mu ishyamba hirya kugira ngo babone uburyo bwo kubita no gusubira imuhira. Abana bakomeza kurunda inkwi. Bigeze aho baza gukebuka aho ababyeyi bari bari, ntibagira n'umwe babona. Nuko batangira guhamagara se na nyina bataka cyane ngo bitabwe nande se. Abana batangira kugira ubwoba bwinshi, batangira kurira bakeka ko ahari inyamaswa zaba zabaririye ababyeyi, none nabo zikaba zigiye kubarya. Bari bihebye basigaye mu kangaratete, ariko Nyangufi arabihorera. Bakomeza gusakuza barira, kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira, kandi akaba azi neza ibyo ababyeyi babo bamaze kubakorera. Bigeze aho rero abwira bakuru be abahumuriza ati, bavandimwe mwigira ubwoba, data na mama badusize hano baritahira, ariko muhumure ndabageze imuhira, munkurikire gusa. Nuko bajya imbere bakurikira handi yagiye anagutubuye. Bagiye kubona babona bageze imuhira. Bakuru be baratangara bakavuga bamushimagiza bati, uri akagabo sha. Naho we kubera yitonda cyane kandi akamenya kwiyoroshya, mbese ntashake ko hari umenya ko azi ubwenge, arababwira ati, sinjye ahubwo ni amahirwe tugize. Abivuga amwenyura. Abana bagumye hanze mu muryango bumva ibyo ababyeyi babo bavuga. Ubwo umugabo n'umugore we bakigera muhira, umuntu ukomeye cyane kuri uwo musozi yari abafitiye udufaranga. Yari amazemo igihe kirekire. Ubwo uwo mwenda ntabwo bari bakibutekereza. Umugabo yabishyuye rero ayo mafaranga. Ayo mafaranga ntiyarabakijije, ariko bamaze kuyabona baranezerwa cyane, kuko inzara yari imaze kubarembya. Ako kanya rero Nyamugabo yohereza umugore kugura inyama. Kubera ko bari bamaze iminsi batarya, umugabo agura inyama nyinshi ku buryo abantu babiri batashoboraga kuzirangiza kuzimara, ngo inyota ntindi igufunguza uwo utari bumare. Nuko umugore arateka, amaze guhisha ararura, bararya birabasegeka. Inyama zose zisigariraho, dore ko udaheruka kurya n'iyo abibonye atabishobora. Bamaze kwegura amabondo, wa mugore aravuga ati, ba bana bacu iyo baba aha ngaha baba bariye izi nyama zisigaye, kandi zari kubahaza ndetse zigasigara. Mbese nk'ubu aba banyagwa bari hehe koko? Yewe wapfa kunyereka Nyangufi. Nuko yungamo abwira umugabo ati, sinakubwiye ko tuzicuza hanyuma? Nk'ubu aba bana koko bamerewe bate? Buriya nk'ubu aba bana koko bamerewe bate muri rya shyamba? Uzi kuri inyamaswa mu zindi, wowe watinyutse kujugunya urubyaro rwawe kariya kageni?
ese nk'ubu niba bakiriho baratuvuga iki? Rero nanjye ngo bakiriho naruha mama naruha. Bigeze aho umugabo ntiyaba agishoboye kwihangana ayo magambo y'umugore, kuko yakomezaga kumuhamya icyaha ngo niwe washatse ko bata abana babo mu ishyamba. Niko kumubwira amucyaha ati, niwongera kuvuga ayo magambo ndagukubita. Umugore akomeza kurira ahamagara abana be avuga ati, bana banjye we, abana banjye we. Ageze aho sinzi uko yaje kuvuga cyane ati, abana banjye barihe we. Abana uko bakabaye ku muryango bavugira icyarimwe bati, erega turi hano. Nuko nyina ashiguka ubwo, yiruka afite ubwuzu bwinshi, ajya ku muryango maze aherako akingura. Akimara kubabona abahoberera icyarimwe, ababwira ati, mbega ukuntu nishimiye kongera kubabona. Ndabireba murananiwe cyane kandi inzara yabishe rwose. Maze abwira Nyangufi ati, mbega umusatsi wawe nuko wahindutse, ngwino ngusokoze. Amaze kumusokoza ahamagara abana arabagaburira, bararya banezerewe. Ariko se yari yabuze aho yakwirwa. Iza akanya yikura mu isoni ati, mwari mwagiye hehe mwa bigoryi mwe? Mubonye igihe twabashakiye tukababura, tukarinda kwiyizira twibwira ngo mwatashye. Abana bacisha make, bakomeza kurya bafite umunezero. Noneho batangira kubatekerereza ukuntu bagize ubwoba basigaye muri rya shyamba bonyine. Icyaje kuba bibi rero nuko ibyo byishimo byashiranye na ya mafaranga. Ntibyateye kabiri, ya mafaranga amaze gushira, ababyeyi bongera guta abana babo mu ishyamba, ariko noneho mu rya kure cyane. Sinjye wahera hahera umugani. Ibice bindi rero bikurikira turaza kubibagezaho mu minsi idatinze.